kubera ko wakunzwe ngo ukaba warabaye ikirangirire ngo ni we giti cyabwiwe ngo niwe wazamutse ugereranya mu bushorishori bwo mu ijuru ugera mu bushorishori bw'ikirere ngo ndetse ngo inyamaswa zose n'abantu bose ngo bugama munsi y'icyo giti. Rero ndagarutse muraza kunyihanganira ndatunga urutoki arabo ndi butunga urutoki. Iki giti cyabwiwe kirabwirwa wowe ugiye kugurwaho n'ishyano, ugiye kugubwaho n'ishyano ibihe igihe kirekire, kubera ko Uwiteka Imana uyu munsi yakugize yagutemye, iragutemye igukuye ku cyubahiro wari ufite, waracyambuwe nubwo wumva ngo uracyagifite ariko ku Mana waracyambuwe. Impamvu yakikwambuye nuko wishyize hejuru. Rero warakuze urazamuka, isi yose yugamye muri wowe, abaraboroheje n'abakomeye bugamye muri wowe, ariko uyu munsi wa none ijambo riravuze ngo icyo giti ngo kigiye kugira gutemwa. Hanyuma nikimara gutemwa, uyu munsi wa none nikimara gutemwa ngo imizi yacyo bazayihambirana mu butaka bwacyo, bayihambiriremo, hanyuma bayihambirije iminyururu ndetse n'imiringa y'ibyuma, ngo kugira ngo icyo gishyitsi kigume mu butaka. Nikimara cya kabiri mwagambaniye amaraso atariho urubanza. Icya gatatu intama mwarazibaze murazirya. Abahanuzi, ndavuga abahanuzi, ndavuga abavugabutumwa, ndavuga abapasiteri cyangwa se ba bishop n'abandi bantu n'abapadiri, mwese ndabavuga, musabwe kuvuga ijambo ry'Imana uko riri, kandi musabwe kuyobora abantu ku ijambo ry'Imana, mutagize andi marangamutima. Barimo abapadiri, barimo ababishopu, namwe Imana yarabatemye, yarabaciye. Cungire hafi tumenye ngo nturi umukristo, tumenye ko ushaka kuturoha, tugukurikirane umunota ku munota, ariko n'ubu uri umukristo nabwo jya kumugaragaro tumenye uri umukristo. Twikuyoberanya mu masengero, twikuyoberanya mu matorero, twikuyoberanya mu madini, twikuyoberanya mu bapasiteri, twikuyoberanya mu barimu, twikuyoberanya mu baririmbyi, twikuyoberanya mu bahanuzi. Buri muntu wese, niba uri ihene garagaza kuri ihene, niba uri intama garagagambo navuga arakomeye, ariko kandi nta nubwo anakomeye cyane. Icyo dusabwa ni ugukiranuka ku bintu byose. Rero twatangiye tubona inzozi. Bakunze bijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, basuje ko twifurije amahoro y'Imana, tubifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Imana ibagirire neza, Imana ibarengere, kandi Imana yumve gusenga kwanyu kose. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu rero cy'uyu munsi. Ni Benepo mvugana kuri mikro, ndi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kugana muri kano kandi tugiye kugirana ikiganiro kibuze kuba ikiganiro cyiza cyane, kibuze kuba ikiganiro cyahindura ubuzima bwawe bwa gikristo ndetse n'ubuzima bwawe busanzwe. Icyo nzi nicyo nuko arimo umwuka w'Imana, kandi dufatikanyije tupawe novuze ngo dushozwa byose na Kristo uduha imbaraga, hamwe n'Imana rero nzi ko biri bugende neza. Tubaye ikaze mu kiganiro cyacu twese cy'uyu munsi, ariko kandi twihanganisha abanyarwanda muri rusange. Turi mu minsi itoroshye, turi mu minsi yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1940
1994 turi kwibuka ku nshuro 31 abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu Mata 1994. Reka mbabwire ngo twibuke twiyubaka kandi aho turi duheshe ishema abacu twabuze, batazize impanuka, batazize indwara, bazize uko baremwe, uko bavutse, icyo cyonyine bakakiza, bakazira politike mbi, ubuyobozi bubi bwaranze igihugu cyacu. Reka mvuge ngo twese dufatirize hamwe rero tuvuge ngo ibyabaye ntibizasubire ukundi. Reka ntangire nshima Imana rero yaduhaye ubuyobozi bwiza, yaduhaye igihugu cyari cyarapfuye, uyu munsi ni kizima. Turi kwishima ko turi mu gihugu cyiza, kirimo umutekano, kirimo amahoro, gifite ubuyobozi bwiza. Hari abatanze imbaraga, bitanze batanga ubuzima bwabo, barihara, bamwe babura ubuzima, abandi babura ingingo zabo, kugira ngo babe bafite umutima ukomeye kugira ngo igihugu kizabe kimeze uyu munsi. Reka mbwira abantu rero ntabwo uzatoba igihugu cyo gusa tuhari. Reka dufate hamwe rero twubaka igihugu, ariko kandi numva udashaka no kucyubaka tuzakurwanya. Reka kanyuzemo rwose, tuzakurwanya ikishoboka, bo dufatikanye twubaka igihugu cyacu, dushyire igihugu cyacu, twubaka ubumwe. Ariko nimba udashaka no kugenda muri iyo gahunda, turari kugira ngo tukurwanye. Tuzakorera Imana n'ibyo tukorera Imana, ariko niturakurwanya Imana izaduha umugisha kandi izaduha n'imbaraga tukurwanye tugutsinde. Nuko twinjiye mu kiganiro cyacu kanyuzemo ko kangombwa, reka tuhuze mukozi w'Imana. Turagusuhuje, turabikije mu izina rya Yesu. Uyu munsi ntangiye mu buryo budasanzwe, wihangane. Ntabwo budasanzwe kuko burya igihe cyose kigira igihe cyacyo. Natwe rero uburyo utangiyemo nicyo gihe tugezemo, nicyo gihe turimo n'iyi minsi ya none. Rero mwebwe mwese mudukurikiye muri hirya na kure, hari abari hano mu gihugu cyacu, hari abari mu bihugu duturanye, hari abari ku mugabane wacu wa Afurika, hari abari Burayi, hari no ku mugabane wa Amerika, hari n'abari muri Aziya badukurikiye. Mwebwe mwese turabashuhuje, Imana yo mu ijuru nibaho umugisha kandi ikomeze ibishimire. Natwe turagusuje mu izina rya Yesu Kristo, ugubwe neza, Imana ikwishimire. Turakwakiriye mu izina rya Yesu, Imana igo umugisha hamwe natwe. Amen. Nibaho umugisha rwose, twebwe twese niduha umugisha, kuko Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, kandi butangira icyarimwe, ntabwo ihera iruhande rumwe ngo izasoreze ku rundi, iwutangira icyarimwe. François, umeze neza? Ariko tumeze neza, turashima Imana. Tangiye useka. Nangiye seka. François amaze kuba umusore mu birebe. Yesu ni umwami n'umukiza wacu, kandi Yesu niwe uduha buri kimwe cyose dukeneye. Hari indirimbo ivuga ngo Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro. Amen. Nta mwanzi wese wantera, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Amen. Amen. Ngo n'imvura yagwa ntago yamunyagira, n'izuba ryava ntago ryamwica. Dushima Imana ko duhaye kano kanya kugira ngo twongeye tuganire, dutambutse ubutumwa bwiza ku bari hafi no ku bari kure. Gatwe mu izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru rwose. Makuru cy'iminsi uri kuyibona gute François? Iyi minsi uko ndi kuyibona, ni iminsi navuga ngo iteye ubwoba, ariko kandi iteye ubwoba ku bantu batizeye Umwami. Aho kubizeye Umwami nta cyadutera ubwoba. Kubizeye Umwami dushima Imana uko bwije n'uko bukeye. Kuko Umwami niwe uri hejuru y'ibintu byose. Byose Imana irabitegeka uko byabayeho ku bwayo, nta na kimwe cyabayeho ku bw'umuntu, byose byabayeho ku bw'Imana. Yego. François, uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi. Yego. Ese akamaro k'umuhanuzi, cyangwa se kamwe ngo umusanzu w'umuhanuzi ku gihugu cye n'uwuhe? Umusanzu
w'umuhanuzi ku gihugu cyiwe, ndaza kuvuga mu buryo bubiri cyangwa se ndaza no gushyiraho n'ubwa gatatu nabwo ntacyo. Umusanzu wa mbere ni ukubanza gusengera igihugu. Uwo ni uwa mbere, gusengera igihugu n'abagituye. Yego. Kuko uwo twasenze nk'umuhanuzi wese yasenze, nkeka ko ibintu byose byagenda neza. Hanyuma umusanzu wa kabiri ni ugutanga ubuhanuzi Imana yaguhaye ku gihugu ukabutambutsa uko buri, nta kindi wongeyeho. Turabibona muri Daniyeli umwami yarose inzozi, hanyuma abura ubusobanuro bwazo. Hanyuma maze kubura ubusobanuro bwazo, ahamagaza abapfumu bose n'abakonikoni b'ibwami bose, zibananira kuzisobanura. Ariko Daniyeli arasenga, amaze gusenga ari kumwe na bagenzi be, Imana imuhishurira izo nzozi. Daniyeli yazisobanuye zose uko zagenze, nta na kimwe yongeyeho, nta n'icyo akuyeho. Niyo mpamvu tuba tugomba mu mahishurirwa twagize cyangwa mu maheruka twagize kuvuga ibintu uko twabibonye, ntacyo twongeyeho, nta n'icyo dukuyeho. Ariko ikibazo gihari uyu munsi, turongeraho tukanakuraho kubera amarangamutima twifitiye. Ayo marangamutima aterwa n'iki? Aya marangamutima aterwa n'inda nini dufite, ikindi aterwa ku gihugu cyacu n'ibihe twanyuzemo n'amateka twagiye tunyuramo. Rero hari abantu abanyarwanda bajya bavuga ngo kamere ntikurwa na reka. Hari abantu bafite umutima umeze nk'ibuye, uwo mutima utarigeze upfa. Iteka gakomye kose uwo mutima urahaguruka, ugahaguruka. Iyo uhagurutse rero ibuye ryose uzareba urutare ruri ahantu ruregetse, urusunitseho gakeya, urunyeganyeje, ruranyeganyega ku buryo usunitse rwahita ruhirima, rutembagara rukaritura ibiri hejuru y'umunsi yarwo. Rero n'abantu bafite imitima, hari abantu bafite imitima imeze gutyo, imeze nk'urutare ruregetse ahantu. Iyo hakomye gatoya itangira kugira gutya, gutigita kugira ngo ibe yatembagara. Rero icyo dusabwa ahubwo ni ugukizwa neza. Ni ugukizwa neza, tukareka izo kamere, tukareka ibyo twibwira, tukareka ibihe twanyuzemo, tukareba iyo tugana, ntiturebe iyo twavuye. Utazi yava ko atamenye yajya. Nicyo kibazo gihari. Rero mbere yo kugira ngo twabanze kumenya iyo tujya, tukamenya aho twavuye, twamara kumenya aho twavuye ko ari habi, tukabona kwerekera iyo tugana. Hari akantu uvuze ngo inda nini, iyo nda nini yanyu umuntu izaba impamvu imbere y'Imana? Inda nini ntabwo izaba impamvu imbere y'Imana, kuko inda nini n'Abanyarwanda bayivuze babiciyeho umugani ngo yishukuze. Rero niba ufite inda nini uyu munsi wa none, inda yawe ukaba utayigabanyije, waba ukuze izakwica, waba uri umwana izakwica ukuze. Ishobora no kwica uri umwana, ariko ishobora no kwica ukuze, ikagutegereza ikakwindira mpaka ukuze ikakwica. Ariko nta muntu mukuru ukwiye kwicwa n'inda nini, nta muntu uzi ubwenge ukwiye kwicwa n'inda nini, nta muntu usobanutse nk'uko Abanyarwanda basobanutse ukwiye kwicwa n'inda nini, nta muntu wamenye Imana ukwiye kwicwa n'inda nini. Turi mu minsi ijana yo kwibuka kwibuka ku nshuro ya 31 abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Iyo dukurikiye amateka dusanga jenoside yarateguwe kandi sensibiliza cyangwa se tegurwa n'abanyepolitike sa n'ubuyobozi bubi twari dufite, ariko mu bashyize mu bikorwa tubonamo abanyamadini, abakristo. Ntabwo ntinya kuvuga ko abantu hari abapfiriye mu nsengero, hari abapfiriye mu kiliziya, ntabwo bishwe n'abandi, bishwe n'abo basenganaga, baba bahungiyeho barabica. Ndi kwibaza ubukristo cyagiye bwarangiritse, turabubura, twarabubuze, n'umuntu twarabubuze. Uyu munsi uruhare rwanyu noneho nk'abavuga butumwa, especially nk'abahanuzi noneho b'abanyamadini, ni uruhe mu gukumira ibyayo kugira ngo utazagaruka? Uruhare rw'abanyamadini n'abakozi b'Imana b'Imana, ikintu cya mbere kubanza gusaba, tugomba kubanza gusaba Imana ikaduha imbaraga, tugasenga Imana by'ukuri, ikaduhishurira, ikatwereka uko tugomba kwitwara. Kuko ikigaragara nubwo abantu basengaga,
basengaga bafite ibindi bintu bishingikirije mu miryango yabo, za mana zabo za kera. Umuntu agasenga ariko akajya no kuraguza, umuntu akajya agasenga ariko yava gusenga akajya kwiba mugenzi we, umuntu agasenga ariko yava gusenga akajya kuroga mugenzi we. Uyu munsi wa none hari amadini cyangwa se abahanuzi twagombye kubanza gusenga, hanyuma Imana ikurukira muri twebwe ikabana natwe, kuko Imana ntiyigeze ihinduka, ni twebwe abantu twahindutse. Rero kugira ngo ibintu byose bigende neza ni uko tubanza kwegera Imana neza. Nakwibaza ngo uravuze ngo mugomba gusenga Imana ikabaha imbaraga. Abakoze biri Imana yabimye imbaraga cyangwa babuze ubumuntu. Hari ikintu bita hari icyo bita kubura urabanza ukabura umuntu, wamara ubura ubumuntu, wamara kubura ubumuntu ukabura n'ubwenge. Hari ibintu bibiri babuze ubumuntu. Icyo ni icya mbere. Iyo wabuze ubumuntu wimika n'inda yawe. Iyo wabuze ubumuntu ntabwo wongera gukundana. Iyo wabuze ubumuntu n'ubwenge buratakara. Ugutakaza ubwenge ntabwo ari ukujya ku musozi ngo usare. Bari abantu twita ngo abasazi, tuvuga ngo nibo bataye ubwenge gusa, ariko no gutakaza ubumuntu bituma nawe utakaza ubwenge. Nk'aho warebye aho ujya, ahubwo ukareba ibyo wowe ushyira muri wowe nyirizina. Ibyo wowe ushyira wowe muri nyirizina rero bituma ntabasha kureba nepo turi kumwe, bituma ntabasha kureba umuvandimwe duturanye, bituma ntabasha kureba umuturanyi uri hirya hariya, cyangwa uri munsi y'urugo cyangwa uri haruguru y'urugo, bituma ntabasha kubareba, kubera ko inda nini yaraje irenga ubwonko, itwikira amaso, impa kureba imbere ahangaha kuri njyewe gusa. Nituma ndeba hano iburyo bwanjye, nituma ndeba ibumoso, nituma ndeba iyo njya, ahubwo nituma ndeba niyo mvuye, ahubwo inyereka aho ngaho ndi gusa. Ariko umuntu ufite ubumuntu areba imbere, areba iburyo bwe, areba ibumoso bwe, areba n'inyuma haturutse. Turebye ibintu abitwa abakozi b'Imana b'iyi minsi bagenda bakora, tukagenda kuri urwo rukundo waruvuze, tukareba urukundo hagati yanyu nk'abitwa abakozi b'Imana, tukareba urukundo hagati yanyu nk'abitwa abapasiteri, nk'abitwa abashumba, nk'abitwa abihaye Imana, tukareba urwo rukundo rwanyu muri ino minsi. Ngari umuntu wagiye gusenga, ari gusenya mugenzi we ngo ntazasuzwe, ari guhirika amabuye. Urukundo ko turukemanga rwanyu, ndabeshyiramo mwese, ndashyiramo abantu bose, si bose. Urwo rukundo rwanyu ko turi kurukemanga, nituruza na rukundo rwa kiriya gihe rwatumye habaho biriya bintu, nubwo tutarabihuza neza njye nawe. Urukundo rwanyu ko ndibukemaye, ko ndibute nkemanga ibyo bintu, uwo musanzu mbwira muri gukora kugira ngo ibyawe bitazagaruka, ko tutabacungiye hafi mushobora guhembera ibindi. Urakoze. Ni iki kintu mugomba gukora kugira ngo mwigishe abantu muhereye kuri mwebwe ubwanyu? Twari turimo tuvuga uko tugomba kwitwara kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba, ariko ntibivuze yuko uko tugomba kwitwara tutagomba gushyiramo imbaraga, cyangwa se ubuyobozi bwacu butagombye kutureba cyane ngo butwiteho. Icyagaragaye, abantu bahungiye mu nsengero bazi ko ariho bagiye gukirira, bamaze kugerayo bazi ko ariho bagiye gukira, basanga abo bahungiyeho nibo bagiye kubica. Kandi abo ngabo bamwe bari abapasiteri, abandi bari abapadiri, abandi bari abavugabutumwa, kandi ababagiyeho bose bari abakristo babo, abandi bari bagenzi babo basenganaga, bari bafatanyije ubuyobozi. Harimo mu bapfuye harimo abarimu, harimo abapadiri barapfuye, harimo n'abakristo, kandi bicwa na bagenzi babo kubera yuko babuze urukundo, kubera yuko muri kiriya gihe habayeho kubiba urwango biturutse mu buyobozi, biturutse mu buyobozi bwite bwa leta. Ntabwo natinya kubivuga, ndabivuga kubera yuko icyo gihe mbere yuko jenoside iba yabaye ndi umwana,
utari mukuru cyane kuko nifite imyaka 14 rero nari mukuru hari byinshi nzi nagiye mbona haba mu mashuri babanje kuturobanura wajya mu ishuri bakagusanga abatutsi bajya ukwabo n'abahutu bajya ukwabo ngo n'abatwa bajya ukwabo icyo gihe rero abantu bose habayeho kubarobanura no kugira ngo bamenyekane ibyo byakozwe nani na politike mbi n'ubuyobozi bubi uhereye ku cyari serire icyo gihe ukagenda ku cyari segiteri ku cyari komine ku cyari superefegitura n'ikindi ku cyari perefegitura ukagera ku rwego rw'igihugu izo nzego zose zabibye amacakubiri mu banyarwanda hanyuma zinayabiba uko bayigisha no mu matorero barayigishije mu madini barayigisha ahantu hose rero niyo mpamvu uyu munsi wa none nkurikije ibyo ndi kugenda mbona nkurikije n'ibyo ndi kugenda numva mbona ko uyu munsi wa none abantu ntago bahindutse ibyabaye ntago byabigishije ibyabaye nta somo ryabasigiye ahubwo mbona hari abantu benshi bagifite ingengabitekerezo barahari benshi turabibona ku mashusho media ibintu abantu bandika ibintu abantu bavuga bakabivuga mu gihe cyane twegereje iki gihe turimo cyo kwibuka uhereye mu kwezi kwa mbere ibintu byabaye ibyavuzwe ku gihugu cyacu bivugwa ku mugabane wacu bivugwa ku mugabane w'Uburayi bivugwa ku mugabane w'Amerika no muri Aziya buriya byaravuzwe bivugwa ku gihugu cyacu biriya bintu byanyeretse neza ko ubuyobozi niba butabaye maso ngo buhagurukire abantu buhagurukire aho bushinzwe bwongere bubatoze bubashyire ku murongo hari ibindi bintu birimo bigenda bitutumba ubuyobozi butabaye maso ariko se wowe umusanzu wawe n'uwuhe kugira ngo ukumire ibyo bintu uhangaye n'abo bantu bashaka kudusubiza aho twavuye habi wowe umusanzu wawe mbere yuko tujya ku bayobozi wawe n'uwuhe njyewe umusanzu wanjye ngomba gutanga njyewe ngomba kukwigisha nkakubwira uko ugomba kwitwara byakunanira nkatanga amakuru hakiri kare amazi atararenga inkombe kuko ikintu cyabayeho abantu batinye gutanga amakuru abandi bitwaza ibyo ari byo abandi bitwaza ubushobozi bafite uwaba gukiza icyo gihe yakandagira gudakiza ariko uyu munsi tugira amahirwe dufite igihugu kidufata kimwe twese uwari umukozi wa leta yakandagira gutari umukozi wa leta noneho bituma abantu batangira kwishisha abantu batangira gukemanga no gutinya ubuyobozi bakanga gutanga amakuru dore ko akenshi byaturukaga mu gihugu mu nzego zo hejuru ariko amahirwe dufite uyu munsi wa none nuko aho waba uri hose utanga amakuru akakirwa kandi akemerwa uhereye dusubiye inyuma urebye ibintu byabaye ejo bundi nawe ndeba kuri social media byabaye mu Bugesera biriya bintu ntabwo bikwiye kuba bikiri mu iki gihugu abantu nk'abariya bafite ibitekerezo nk'abiriya abantu bafite umutima w'ubunyamaswa ari ibishoboka bagombye kuva muri twebwe kuko barimo baratwangiza barangiza abanyarwanda bakangiza n'abana bakiri bato ndetse n'abo tuzabyara baragumya kubangiza ariko kandi ndasaba umukristo nabo umukristo by'ukuri kandi n'utari we abigaragaze two kwiyoberanya ni erura ujye ku karubara uvuye ngo ndi umukristo cyangwa sindi we cungire hafi tumenye ngo nturi umukristo tumenye ko ushaka kuturoha tugukurikirane umunota ku munota ariko n'ubu umukristo nabwo jya kumugaragaro tumenye uri umukristo twikwiyoberanya mu masengero twikwiyoberanya mu matorero twikwiyoberanya mu madini twikwiyoberanya mu bapasiteri twikwiyoberanya mu barimu twikwiyoberanya mu baririmbyi twikwiyoberanya mu bahanuzi buri muntu wese niba uri ihene garagaza kuri ihene niba uri intama agaragaza kuri intama nicyo kizatuma igihugu cyacu kijya ku murongo reka tugushimira wakoze cyane ku bisobanuro uduhaye Imana igumugisha François reka tugusabe noneho usenga Imana twinjire mu gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana
reka twisengera Imana kandi Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kubw'ubusobanuro mubanje kudusaba. Ibi ngibi biba bikenewe, birakenewe, kandi ibi ngibi ibyabaye bigomba kutubera isomo. Ntabwo ndabivuga, ntabwo dushaka kuzongera kuba mu gihe nk'icyo twabayemo. Abana bapfe, ababyeyi babafomoza inda bazikuremo bababaze, umuvandimwe wawe aje kwice, umwana wabyaye muri batisima kwice cyangwa nawe umwice. Oya, wice umugore wabyaye muramu wawe aza kwice. Oya, wice umugabo wabyaye. Ibyo ntabwo tubishaka. Turi Abanyarwanda, ntabwo turi Abahutu, nta nubwo turi Abatutsi, nta nubwo turi Abatwa. Turi Abanyarwanda. Never again. Ntabwo dushaka ko bizongera kubaho. Mana igumugisha. Reka dusenge. Turagushimye Mana, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye kandi ko ukiturinze mu bihe bimeze gutya. Wadukuye mu icuraburindi ryo muri jenoside yo muri 1994. Twarabigushimiye, ariko turanagusaba ngo utwemerere ibingibi ntibizongere kuba ukundi. Icyo dushaka ni amahoro avuye iwawe. Icyo dushaka ni uguturiza muri wowe. Icyo dushaka ni ukuganza mu Banyarwanda, ni ukuganza mu batuye iki gihugu, ni ukuganza mu batuye isi. Iyi si dukeneye amahoro, dukeneye amahoro, ni ukuri dukeneye amahoro avuye iwawe, kandi nta wundi wayaduha. Ntago ukomeye yayaduha, ntago umuyobozi yayaduha, ntago abayobozi ba Loni bayaduha. Oya da, ntago abayobozi ba Afurika yunze ubumwe bayaduha. Niwe wenyine uyatanga. Yaduhe rero, kandi uyaduhera ubuntu, kuko turayagusabye kandi turayakeneye. Hanyuma ibyishyira hejuru ku buzima bwacu byose n'ubicecekeshe. Ibiturwanya nabyo n'ubicecekeshe mu izina rya Yesu. Oya, nubirwanya ubikureho, kuko ntabyo dushaka. Kandi Mwami mwiza, turasabye ngo ugwize imbaraga z'Umwuka Wera mu bantu bawe. Turakwinginze ngo nusobanure ibidasobanutse, abo kujya ku karubanda nubashyire ku karubanda, tumenye ko ari akahebwe muri twe. Nabo kwizerwa nubagira kwizerwa, tubamenye ko ari abo kwizerwa, hanyuma tubizere. Hanyuma kandi Mwami mwiza, twongeye kukwinginga ngo ubwami bwawe nibwamamare, bwamamare mu bantu bawe. Umwuka Wera naganze muri twebwe rero, kandi Umwuka Wera natubeho rwose. Umwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe, turakwinginze ngo mu ruhande rwacu niwururuke, kuko waravuze ngo icyo tuzasaba cyose duhagaze mu butware bwawe tuzagihabwa. Natwe duhagaze mu ubwo butware, tugiye kuvuga ijambo ryawe, kandi aho wageraga indwara zarakiraga, aho wageraga abadayimoni barahungaga, aho wageraga buri kimwe cyose cyarahungaga mu izina ryawe. Niyo mpamvu dusengeye abarwayi aho bari batandukanye. Hari abarwariye mu ngo zabo, hari n'abari mu bitanda kwa muganga, hari n'abarwaye kanseri, hari abarwaye imitima, hari abarwaye sida, hari abarwaye imivuduko, hari abacitse amaguru. Mwami mwiza, oya, buri wese, hari n'abarwaye imyuka mibi y'abadayimoni bahanzweho. Abo bose ndakwinginze ngo niwuruke ubakize, kuko buri kimwe cyose ugeze kirakumvira mu izina ryawe. Hanyuma rero nurukubane natwe, kandi uturengere, twebwe twese tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amavuta mukomba hose. Yego. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndashaka ko udusomera amagambo dusanga mu butumwa mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Uradusomera igice cyaho cya 4. Igice cyaho cya 4 udusomere uhereye ku murongo waho. Dusomere igice cya 4 uhereye ku murongo wa 16. Dusomere umurongo dusomere umurongo wa mbere, hanyuma udusomere n'umurongo waho wa 16 n'uwa 10 ugeze ku wa 22. Umurongo wa mbere usome wonyine, udusomere umurongo wa 14 wa 16 nako ugeze ku murongo wa 20. Daniel ibice bine umurongo wa mbere. Njyewe Nebukadinezari
ngo njyewe Nebukadinezari nari ngwiriwe neza mu nzu yanjye nari ngwiriwe neza mu nzu yanjye yakambere nezerewe mu nzu yanjye ikambere nezerewe. 14. Yego. Iki gihano cyategetswe n'abarinzi 16. 13 nsoma. Nuko Danieli wahimbwe Beluteshazari ngo nuko Danieli wahimbwe Beluteshazari amara akanya yumiwe ngo amara akanya yumiwe ahagarikwa umutima n'ibyo atekereje ahagarikwa umutima n'ibintu byose atekereje. Umwami arongera aramubwira ati yewe Beluteshazari izo nzozi zo gusobanurwa kwazo bye kuguhangayikira umutima. Izo nzozi zo gusobanukirwa kwabyo zo kuguhangayikisha umutima. Kuguhangayikisha umutima. Beluteshazari aramusubiza ati Nyagasani. Izo nzozi zirakaba ku banzi bawe. Izo nzozi warose zirakaba ku banzi bawe. Kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. Kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. 17. Yego. Nuko icyo giti wabonye gikura ngo nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera ubushorishori bwacyo bukagera ku ijuru kikitegera abo ku mpera y'isi yose kandi ibibabi byacyo byari byiza bikaba byari byiza kandi ibibabi byacyo byari byiza pe bikaba cyari gihunze imbuto nyinshi muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo kandi n'inyamaswa zo mu ishyamba zo ziberaga munsi y'icyo giti ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacyo ibisiga byo mu kirere nabyo byiberaga mu mashami yacyo icyo giti ni wowe Nyagasani warakuze urakomera cyane gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi 20. Yego. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru akavuga ngo tsinda icyo giti ukimareho ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma n'umuringa ariko imizi yacyo ubihambirize icyuma n'umurizi w'umuringa ubirekere mu gitaka ku bwatsi bwo mu gasozi hanyuma numara kubihambira ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho ibihe birindwi bizashirira kandi gitondwaho n'urume kugezaho ibihe birindwi bizashirira byose kugeza kuri kangahe 20 wahageze. Yego. Nimwakire ijambo ry'Imana. Shimira Imana. Aya magambo ni amagambo navuga arakomeye ariko kandi nta nubwo anakomeye cyane. Icyo dusabwa ni ugukiranuka ku bintu byose. Rero twatangiye tubona inzozi umwami yarose Nebukadinezari. Rero bakunzi b'ijambo ry'Imana ndagira ngo mbanze sabe mwebwe mwese bahanuzi, ndavuga abahanuzi, ndavuga abavugabutumwa, ndavuga abapasiteri cyangwa se ba bishop n'abandi bantu n'abapadiri, mwese ndabavuga musabwe kuvuga ijambo ry'Imana uko riri.
kandi musabwe kuyobora abantu ku ijambo ry'Imana, mutagize andi marangamutima mukurikiza. Musabwe kuyobora abantu ku Mana mutagize amarangamutima y'iby'iwanyu mubamo mu ngo zanyu cyangwa mu bigo byanyu cyangwa mu miryango mwakuriyemo. Ayo marangamutima muyibagirwe, ahubwo muyobora abantu ku Mana, muyobora abantu ku gakiza k'ukuri nyirizina. Uko muyoboye abantu ku gakiza k'ukuri nyirizina, ntabwo twaba turi guhura n'ibibazo nk'ibyo duhura nabyo. Abayobozi bacu ntabwo baba bahangayitse nk'uko bahangayitse, kuko abantu igihugu cyose cyaba ari amahoro. Tukaba tubwirana ibyurutse imitima, ntabwo twaba tubwirana ibikura abantu umutima. Ntabwo abakristo twarabagejeje ku kigero gikwiriye. Ntabwo umukristo yava mu rusengero ngo aze yice mugenzi we. Ntabwo umukristo yava mu rusengero ngo aze ajye kwiba mugenzi we. Ntabwo umukristo yava mu rusengero ngo ajye kugambanira mugenzi we. Ariko kubera ko mutagejeje abantu aho bagomba kugera, niyo mpamvu abantu uyu munsi wa none bakicara bagacura imigambi yo kwica bagenzi babo. Niyo mpamvu uyu munsi abantu bakicara bagacura umugambi wo kujya kwiba bagenzi babo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abantu bakicara bagacura umugambi wo kwica abandi, kubera yuko inshingano zanyu, mwebwe we muhanuzi, wowe mubwirizabutumwa, wowe mupasitoro, wowe mupadiri, ntago wagejeje abantu aho bagomba kugera. Ahubwo warabashoreye urabajyana, ubagejeje mu nzira utangira kubaremamo ibice. Niyo mpamvu tumeze uku nguku, niyo mpamvu abantu bameze uku nguku, niyo mpamvu igihugu cyacu kimeze uku nguku, niyo mpamvu isi yacu imeze uku nguku. Hanyuma rero ariko Daniyeli aba umugabo w'intangarugero, ahanura ibyo yategetswe. Rero nanjye nje guhanura ibyo nategetswe, asobanura ibyo yeretswe n'Imana yo mu ijuru. Asobanura ibyo yeretswe n'Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru iriruka iramubwira ngo wowe Nebukadinezari, wowe Nebukadinezari, ngo kubera ko wakunzwe, ngo ukaba warabaye ikirangirire, ngo ni we giti cyabwiwe, ngo niwe wazamutse ugereranya mu bushorishori bwo mu ijuru, ugera mu bushorishori bw'ikirere, ngo ndetse ngo inyamaswa zose n'abantu bose ngo bugama munsi y'icyo giti. Rero ndagarutse, muraza kunyihanganira, ndatunga urutoki, arabo ndi butunga urutoki. Iki giti cyabwiwe kirabwirwa wowe Amerika, niwe ubwiwe aka kanya. Warakuze urazamuka, isi yose yugamye muri wowe, aboroheje n'abakomeye bugamye muri wowe. Ariko uyu munsi wa none ijambo riravuze ngo icyo giti ngo kigiye kugira gutemwa. Hanyuma nikimara gutemwa, uyu munsi wa none nikimara gutemwa, ngo imizi yacyo bazayihambirana mu butaka bwacyo, bayihambiriremo, hanyuma bayihambirije iminyururu ndetse n'imiringa y'ibyuma, ngo kugira ngo icyo gishyitsi kigume mu butaka. Nikimara kuguma mu butaka, ngo kizatondweho urume ibihe 7. Niba muri tuvuga ibihe 7, ntugire ngo ni ibihe byoroheje, ni ibihe byinshi, ni igihe kirekire. Ibihe 7, ibintu biri kamubare 7 n'umubare wuzuye. Iyo ufashe 7 wakuba 7 bihita bibyana 14. Ni ibintu byuzuye, ntabwo ari ibintu by'igiharwe. Rero nawe ugiye kugurwaho n'ishyano, ugiye kugubwaho n'ishyano igihe kirekire, kubera ko Uwiteka Imana uyu munsi yakugize, yagutemye, iragutemye, igukuye ku cyubahiro wari ufite, uracyambuwe.
waracyambuwe. Nubwo wumva ngo uracyagifite ariko ku Mana waracyambuwe. Impamvu yakikwambuye nuko wishyize hejuru. Rero nimvuga Amerika ndabivuze, ariko ndavuga n'abandi bantu bishyize hejuru, barimo abapasitoro, barimo abapadiri, barimo ababishopu. Namwe Imana yarabatemye, yarabaciye. Yarabaciye ibihe birebire, igihe kirekire mwaraciwe, ni kubera ko mwakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Icyambere ntabwo mwagereje intama mwari mushinzwe aho zagombaga kugera. Icya kabiri, mwagambaniye amaraso atariho urubanza. Icya gatatu, intama mwarazibaze murazirya. Nimva ngo mwarazibaze murazirya, nimugire ngo mukuzibaga mugakuraho oya da, ahubwo mwafashe ibyakabatunze mubishyira mu bifu byanyu, mubishyira mu nda zanyu. Ibyabakagira ubumaro murabibambura, ibyagafashije imfubyi n'abapfakazi mubigira ibyanyu. Bamwe mwagiye mubambura imitungo yabo mukoresheje uburiganya, mubabeshye ngo murabasengeye kuko barwaye ngo barakira. Hanyuma mubambura ibyabo, murabibika, mubishyira mu mifuka yanyu, mubishyira mu nda zanyu. Barangije kubera ko mwishyize hejuru ntibakize. Nabo bizeye ubushobozi bwanyu, bizera imbaraga zanyu, bizera ko gukora kwanyu, ntibizera Imana. Niyo mpamvu batakize. Ariko uyu munsi wa none ndabwira abantu ngo nimwizere Imana, Imana wo kwizera abantu. Nimwizere Imana yo mu ijuru. Iyi Mana niyo ikiza, iyi Mana niyo yakuremye, igushyiramo ikurema kubw'ijambo kuko ravuze ngo ubeho ubaho. Hanyuma ikurema kubw'umurimo w'intoki zayo. Twabonye ko yafashe Adamu ibumba mu butaka bwo hasi. Hanyuma irangije ifata n'umwuka wayo iwugushyiramo, urabaduka ubaho. Rero wizere Imana yaguhaye ibyo bintu uko ari bitatu. Yaguhaye kubaho. Uyu munsi wa none uyu mwuka uhumeka ni uwayo. Yaguhaye ijambo, uriho uravuga, yarakubumbye. Hanyuma imaze kukubumba iguha n'uyu mwuka wayo. Bariyo wizera kurusha uko wizera abantu. Bariyo uhanga amaso kurusha uko uhanze amaso abantu. Wumve ko ari igukiza kurusha uko wumva ko abantu aribo bagukiza. Yesu yageraga mu nzira aho asanze abarwayi akabakiza. Nawe niwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza wawe, uyu munsi aragukiza. Nawe niwizera ko Yesu ari we uri bukore ku ndwara yawe. Waba uri ikiragi uyu munsi uravuga, waba uri igipfamatwi uyu munsi urumva, waba urwaye abadayimoni ukizera Yesu nk'umukiza ko ari we ugukiza, abadayimoni barahunga. Waba urwaye sida ukizera ko Yesu ari umwami n'umukiza, sida irakira. Waba urwaye kanseri ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, kanseri irakira. Waba ufite ibibyimba mu nda uyu munsi ukizera Yesu n'umwami n'umukiza, ibibyimba birakira batakubaza. Kuko dufite ingero nyinshi. Dufite abantu bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza bakize sida barahari. Dufite abantu bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza bakize kanseri barahari. Dufite abantu bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza batavugaga baravuga. Nanjye nishyizemo kuko hari sinigeze babwira ko namaze iminsi 31 ntavuga kandi nari nsanzwe mvuga, ariko nizera Yesu nk'umwami n'umukiza ndongera ndavuga. None ndimo ndavuga imirimo y'Imana, namwe ndimo ndababwira kugira neza kw'Imana. Namaze imyaka 2 ndwaye, ubu urabona ko narakize. Ndi kuvuga imirimo y'Imana, kandi mu iyo myaka 2 ndwaye ntacyo nabashaga gukora. Nari ndwaye nyine ndaho ndembye, ariko Yesu nk'umwami n'umukiza ankoraho ndakira.
nawe rero ndakubwira ngo yizere Yesu agukize uburagi ufite, agukize kanseri ufite, agukize sida ufite, agukize uburwayi bwo bwose ufite, uko niwe ukiza, ahubwo wowe kwizera umuntu uko ari we uri bugukize. Rero nibyo nashaka kubabwira, mwizere Yesu nk'umwami n'umukiza abakiza. amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha kandi nikomeze bishimire, nibaha imbaraga n'amavuta, kandi mugire kwizera, murebe ngo ibintu biragenda neza. Amen. Yego. Reka tugushimire François, urakoze cyane ku musanzu wawe utanze kuri uyu munsi. Ufashe itafari urishyira kuri fondasiyo, ko hari icyo ukoze kandi hari icyo usanye mu mitima y'abantu batari bakeya. Imana igumugisha. Yego, namwe Imana ibaha umugisha. Ndakeka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko kandi nimba hari icyo wawe bagiye kuvuga cyangwa se message yawe yagucitse wayitambutse tukagana ku musozo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hago umuntu ugira icyo wongeraho. Akoze cyane. Ntacyo mfite ntacyo nongeraho, uko nabutanze nuko nguko. Imana y'amahoro igumugisha. Turagushimiye, wakoze cyane. Yego, namwe murakoze kutwakira kuri izi kamera zanyu, kandi tusaba umusanzu umuntu wese wumva ubutumwa. Hari abantu benshi batumva ururimi kandi bakeneye kumva ubutumwa. Watanga umusanzu wawe ukabushyira mu rurimi abantu bumva, kandi nawe ushobora no kubusharinga bagenzi bawe bumva ururimi bukabageraho. Niwo musanzu tugusaba, nta kindi tugusaba. Ikindi ni ukudukurikira rwose, mujye mudukurikira mwumve ijambo ry'Imana. Imana igumugisha cyane. Turagushimiye ku bwitange wagize ukaza gukora umurimo w'ivuga butumwa. Imana y'amahoro kwagure mu izina rya Yesu Kristo. Yego, murakoze. Dushimiye umuntu wese kandi wabanye natwe muri cyo kiganiro twatangiye nayo kugeza tugisoje. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro igumugisha, Imana yivange mu byawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka tuzasubire ubutaha, ariko kandi François mbere ko tukurekura duhe nimero za telefone usenge maze cyo ku musozo. Murakoze. Nimero za telefone ndazitanga kandi niteguye no kugaruka, ni mu nkenera nzagaruka. Amen. Nimero za telefone n'ubundi ni za zindi, ni 82 24 79 09 na 078 78 76 238. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara tukagufasha. Ukeneye ko tugusengera mu izina rya Yesu, ntago ari ryacu, waduhamagara tukagusengera, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Ucyo wakenera cyose waduhamagara twagufasha, nta kibazo rwose, kandi twiteguye kubakira, twiteguye no kubafasha. Tuhari ku bwanyu, ntago ari ku bwacu. Karibu n'isengesho. Turagushimye Imana, tugushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya, kandi tugushimiye ko ari wowe wadushyigikiye kubw'ubutumwa bwawe bukaba butambutse. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Hanyuma rero aho bagiye kubwumva bari hirya no hino ku isi, nubaha umugisha kandi ubagirira umumaro. Kandi twebwe twese abakwiringiye n'abaguteze amatwi, ndetse twiyemeje kukwakira no nk'umwami n'umukiza, twiyemeze kukwizera rwose, twiyemeze gukurikira muri byose. Nudushyikire kandi uri kubaye natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Habwa umugisha n'Imana. Tuzasubira ubutaha. Ciao ciao. Ciao ciao.